Reka nongere nguhe ikaze uruw'agaciro cyane. Abantu benshi bakomeje kwibaza ikibazo kigira giti ese hagati ya Bruce Melody na Ben ninde wakubise, ninde urenze, ninde munyarwanda, ninde muhanzi wa mbere uzi umuziki mu Rwanda. Abantu benshi babyibajijeho bitandukanye, ariko ndi hano kugira ngo usobanurire gatanu kuri gatanu. Urebe iyi video, tegereza gatoya urahita ubona ibintu uko bimeze, impaka zahita zicika. Sinje kweditinga, sinje gukabya, tegereza gato urebe ino video. Ndabizi ko birakubera byiza cyane, uretse turebe gato ukuntu ibintu bigiye bimeze. Ariko ngiye ku ruhare rwanjye ntaravuga, muraza kubyonera. Ndavuga 001 cyangwa se umuhanzi wa mbere mu Rwanda hagati ya Bruce Melody na Ben. Nibwo nahita mvuga iyi video nabateguriye nabatunganyije nirangira. Let's go, reka turebe ukuntu byifashe. Welcome and let's go. byose nibyo biri gutera ibi byose. Abantu bari gusohoka muri BK Arena, barimo baritahira, abantu barimo barigendera. Kubera iki? Wakoze amakosa yo guhereza umwanya Bruce Melody. Urabizi abantu bose mwagiye muhereza amasaha umwanya bamaze. Ukoze amakosa uhereje Bruce Melody amasaha 1, 2, 3 aragukubita munyakazi. Yarabibabwiye muri video ari kumwe na Irene ngo niba ngo turamutse duhuye nabakubita akanyafukunda. Nta nubwo abakubita akanyafukunda gusa, abambuye ubusara bahenesha amaguru mu birere, akubita ku kibuno. What?